Aka tubwira abantu neza ubukwe bwa Preskid cyangwa se umurenge wari umeze nka filime. Hari harimo ibihuha byinshi abantu bose bavuga kuko babishaka. Dekate yavugaga ibye, Kido akavuga ibye, sizi n'utudu tunabonye ku ma status bakavuga ibyabo. Ari amafoto kugira ngo asohoke nicaye mbagira inama. Ndababwira rero aya mafoto uko nageze bambabwira nti ifoto zisohoka ndazigiramo uruhare 100%. Iyi foto abantu bigeze bibona basinya iki ni igikumwe bateye muri computer nitwe twasinye twashatse 5 n'9. Iyi foto bigeze ibona igikumwe uze aka kanya wawitara n'ikindi wayibonye iyi foto wayibonye kamwereke iyi foto hari ahantu wari wayibona tuba turicaye sanze wowe nasanze wigejeje hagati uri gukegeta nta kibazo cy'iminywere n'imirire cyari gihari. So rero mpageze abantu batashye ubukwe bwa Preskid na Elsa ugeranyije n'abakagombye kubutaha bari 0 n'ibice. Ariko reba nk'abantu bo mu muryango ba hafi hari harimo nk'umwe ni ababyeyi ku mpande zombi nabo bari umuntu we bake harimo abatabimenye kuko njye harabo ntabonye kandi bavuka na Preskid. Hari bene wabo na Elsa ntabonye. Kubera iki? Kubera ko ubukwe bwa Ishimwe Dieudonné na Iradukunda Elsa bwajemo kidobya inshuro irenze imwe ndetse 2 ndetse 3. Kidobya ni iki? Iyo bavugaga ngo Preskid na Elsa bagiye gukora ubukwe hahitaga bakereya icyaha. Urugero Preskid nta gihindutse yari kuba yararongoye mu kwa munani. Mbere ya gato hari habanje ya mihango ijyanye no gufata irembo n'ibiki. Yego. Nyuma y'irembo hayisazamo gutabwa muri yombi cyane. Bavuga bati ibyo byose ashobora kuburana muri detasiyo akavamo uwo yari kuzarongora nawe ahita atabwa muri yombi. Buriya Elsa yafunzwe na Preskid ataraburana na detasiyo. Yego. Sha birumvikana ko ubukwe bwahise babugira close. Ntavuyemo ari gutegura ubukwe ubundi bwari kuba nko mu kwa mbere kuri 31 ubushinjacyaha burajuriye baterekamo ubujurire bwa bukwe bwo mu kwa mbere burapfa. Baricara kandi ubwo biturutse mu bantu ba hafi ba famiye. Erega ubukwe ni ukwishima ubundi. Bapanga ubukwe bwo kuzabukora ku itariki 30 25 nenye yari umuhuro gusa tumara abantu impungenge. Hari hateguwe operasiyo yo kubangamira ubukwe bwa Preskid mu murenge. Umunyamabanga nshingwabikorwa aravuga ngo umuntu uri hano ufite icyanenga ubu bukwe namanika ukuboko. Umva bari bateguye kuyimanika by'ibipranka uwo munsi ubwo uwo murenge ugasubikwa bakajya kubyiga mu minsi 21 igakubitana n'urubanza na bwa bukwe ntibibe bukibaye Roveniseke. Noneho Right, Jaras Official TV reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza amahoro y'Imana bane namwe kuri wowe udukurikiye. Tuguhaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tukugezaho buri munsi. Uyu munsi nk'ibisanzwe ndi kumwe na mugenzi wanjye Jean Paul Nkundineza. Nifuje kumuzana hano kuri kamera kugira ngo tuganire birambuye. Noneho ubukwe bwarangiye niko nabivuga cyangwa se ntabwo tukiri mu birori. Akazi ntikajya gasigara. Yatashye ubukwe ariko aranga abagezaho n'amakuru ajyanye nabwo. Ni ubukwe bwa Ishimwe Dieudonné alias Preskid ndetse na Miss Iradukunda Elsa. Tubabwire tuti felicitation aho baherereye cyane cyane ko twabonye ibirori byari uburyohe kabisa. Hanyuma ntatinze cyane mu magambo Jean Paul Nkundineza ngo wayikaze wiriwe neza. Mwiriwe ariko turi kumwe na Dereka Rwanda. Yego. Urayizi?
Dereka Rwanda. Yego. Yego. Naho turi gukorera ikiganiro uyu mwanya. Mbere y'uko wenda ninjira ku bukwe nyirizina nshaka kugira icyo tubwira nk'umuntu wabutashye, nagusanze aha hantu nyine uhavuze nanjye nahaje ariko ntitwahahuriye nko kwa Preskid. oya kwa Preskid ho twahahuriye twanakoze ibintu byo gutebya tuvuga ko twari abavumba ariko twari twatumiye. Ntabwo wataha iki gice imbanzirizamushinga y'ubukwe bwabo uri umuvumba. mbere y'uko uhise unconfusinga nayo ngiye kukwibariza iby'amapurikasiyo hano nabonye baronshinga iyagushishikaje ko nabonye bafite amapurikasiyo menshi cyane. Bafite yitwa School Tech izajya ifasha abanyeshuri n'ababyeyi babo gukurikirana ibijyanye n'imyigire, bakagira n'iyindi izajya ifasha abantu kubona akazi bijya kuba nka Job in Rwanda ariko yo ifite umwihariko w'uko umukoresha nawe azajya arimo avuga ati ndashaka abakozi. Wowe niyo yagushishikaje? Bigishije baduhaye application nyinshi cyane zigiye kuba zajya ku mugaragaro, ngira ngo mu bihe bitandukanye tuzagenda tuzibabwiraho, ntabwo twazivugira rimwe. Ni application zigera mu 8. Mbere y'uko wenda tuvuga wa mugani n'ibyo by'ubukwe, reka mpera aha ngaha. Ngira ngo n'abantu bari kubibona mu mavideo bari kukubona aho ari mu nama, ibyo byose ukurikira ko rurangaye. Wakuyemo iki? Icya mbere ni uko ishuri itarimo kurijya kuko mpera afite ukwezi, nagira imyaka 2-3 zayitabira. Ariko iyashishikaje cyane ni iriya yo guhuza umukozi n'umukoresha. Ukeneye umukozi wo mu rugo, ushobora kugira imodoka ifite uburwayi, ushobora gukenera umukanishi cyangwa igaraje, iyo nayigira nayijyamo nanjye. Indi bazanazane uburyo basaba abantu bize ibintu bya videography na kamera bajye baza, kugira ngo igihe byabaye ngombwa ntakenera umukameramani cyangwa se umuvideographe ukora nyine ibijyanye n'ibyo bya videography, kugira ngo abe yamufata gusa. Ni application nziza irimo abagabo bafite ubushake, kandi ahari ubushake haza ubushobozi. Ni umushinga umaze imyaka itari munsi y'10 ko batubwiye ko batangiye muri 2012, rero umaze imyaka iri hejuru y'10. So ni umushinga mwiza kandi si ubwa mbere tuhaje nka Jaras. Abaza gushaka baraza no gukora muri link, ndatekereza ko muza kuyishyiramo muri iki kiganiro. Munsi irabihari muri description. Ni application ihuza abakozi n'abakoresha. Iyi niyo yagushishikaje? Iyo ngiyo. Hari indi application ngewe nakunze yitwa Iturize ni y'abacuruzi. Hari uburyo abantu mu gucuruza gufollowing ibintu byabo akenshi bigorana kabisa, ko ugasanga ni umuntu wenda ufite nk'akazi ka leta, afite nka supermarket, nayigeramo nka rimwe mu mezi 5. Ese ntabwo bize ya supermarket yari gitubwira yitwa Hori Supermarket, yaje hano kwa Victory bakamenyekanisha ibikorwa byabo no gushaka abakozi bakora muri supermarket. Nabyo barabishobora kubera supermarket ari ibintu by'abakozi baba bagendagenda. Yewe reka fate nk'urugero nka Hori Supermarket, umukashiya wabo bagiye gushiduka, yarabibye password, nyiri supermarket ashiduka amaze kwiba miliyoni n'igice. Agenda nyorosha gake gake. Umva hariya muri Hori kwa mama, bamwihanganishije. Akana k'agasore kakoraga ijoro akemera karara asinzira, ariko nawe yararaga akora ubuhayiti. Umukozi wajyaga kumuvumbura ko yaba afite ikibazo cy'ubujura yahitaga amuteranya na nyirabuja bakamwirukana. So rero uyu mushinga n'iyi Dereka bizagabanya ibintu by'ubujura, nubwo batajya bivanga. Bucyo bakora baraguhuza imikorere yawe n'uwo mukozi, wowe ukayishyiramo ubushishozi bwawe. Hanyuma ibindi, ikintu cyitwa indege, umuntu araza agahagarara Sonatube atazi, wamubwira ngo ugiye gukora icyo, ati ngiye ku ndege. Nta bintu by'igitiyo n'amasuka, ibaze muri Dereka biyandikishe, ahubwo Dereka ibafashe kubona akazi aho bajya gukora ubwubatsi n'ubundi butekinisiye
bworoshye rwose bujyanye no gupakira mu buzima bwabo bwa buri munsi. Icyo kintu rero nagikunze ofete ni ugufasha abantu bato kubatekerereza mu kubabonera akazi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. nabonye intumbero zabo ni ugushakira ibisubizo by'ibibazo bihari. Kimwe mu bintu bindi nakunze wenda tutahita tuva kuri ibi bintu kugira ngo tujye kuri gahunda z'ubukwe, ikintu kijyanye na application izajya ifasha abantu mu gushyingura, kuko gushyingura buriya kenshi bibamo stress. Jean Paul nzi ko ujya unasapotinga abantu benshi muri ibyo bihe, uzi ukuntu bisaba ubwitange butizigamye, kuko nta yindi nyungu nyine ni ugutabara. Twijya kure, twapfushije umwana bazamushyingura ku cyumweru. Sister Claudine Rubangura ni umuntu munini, papa we ni umuntu munini, haza usibye no gushyingura no ku kiriyo haba hari abantu benshi cyane, hari abantu bacunga izo modoka, hari abantu baba bakeneye serivisi y'amazi n'ibindi na counseling. So ni igikorwa cyiza, si ngombwa yuko abo mu muryango bavunika kandi dereka ihari. Nk'ubu nka Claudine Rubangura yitabye Imana, amaze kwitaba Imana yagoye agatore kato nawe afatiwe umugongo, yaziye stroke, yagwa mu gihugu, yagwa muri Kenya, yitabye Imana muri iki cyumweru. Bazamushyingura ku cyumweru n'ubundi. Ni ibintu bitamenyerewe kandi ntabwo baje badafite umutima. Mbere yuko bajya gushyingura nabo babanza kujya muri iyo mudu, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubabarane abababaye, kandi nihagera no kwishima wishimane n'abishimye. Rero ikintu cyo gushyingura ndabizi neza bazabona abantu benshi bazabagana, cyane ko mu gushyingura haba harimo agahinda kenshi. Usanga abantu biyibagiwe, njye ndabizi neza ko haberamo n'ubujura. Hari abantu bazaba ku kiriyo no gushyingura batagenzwe n'akamwe. Hazaba harimo n'itsinda rishinzwe kureba ko koko wa muntu waje ku kiriyo ari safe, niba nagiye akibagirwa telefone aho yicaye bayimucungira. Ni igikorwa cyiza. Yego. Okay, ubwo rero ibindi wenda ngira ngo mu bihe bitandukanye tuzagenda tubabwira izi application zigera mu 8, ntabwo zose twazivuga aka kanya ngo tuzirangize, kubera ko dufite byinshi byo kuvugaho, kandi tuzakomeza no kumenyekanisha ibintu byibura bitari munsi y'ukwezi. Bazarushaho kugenda babimenya tubifashijwemo n'itsinda ririmo Victoire Rudasingwa. Abamwibuka ni wa mugabo utuye mu karere ka Gasabo wagize isanganya umwaka washize, wari umukozi wo mu rugo ahitana umwana we, urukiko rurabimuhamya ahabwa igihano cya burundu. Nawe ari muri iyo team, yitwa Rudasingwa Victoire. Ni ubwa mbere abantu bagize ngo yenda kuba ari muri iyi mishinga ishakira abantu bakozi yabijemo ari uko uriya mwana wapfuye. Oya, ni umushinga umaze imyaka 10. N'umwana we wishwe yavutse uwo mushinga uhari kuko yari afite imyaka 9. Okay. Reka ne gutinda kuri application cyane, ariko ninjire n'ubundi mu bukwe. Ninjire ku munsi w'ejo hashize ku wa 4 tariki ya 2 Werurwe 2023, ahagana mu masaa 6 y'amanywa, nagiye kubona mbona abantu batangiye kwandika kuri social media zabo bati uwitwa Prince Kid ndetse na Miss Elsa ubu bagiye gusezerana mu murenge. Jean Paul Nkundineza, uri mu ba mbere nahamagaye nkubaza nti iyi nkuru hari icyo yiziho? Bavuga guhe murenge Isango niyigira rogo jigwe ivuga ngo no mu bihangange inkwakuzi ziri he? Kido ntunyibye, wari umurenge wuhe? Oya, Kido ntabwo yigeze avuga umurenge. Yaravuze ariko ko bagiye gusezerana. Ari mu ba breakings twashyize kuri Twitter, ariko nawe ari kubaza amakuru. Kido ni ikinyamugi kira cyane ikibara. Ntabwo wavukira mu Giporoso ngo we warabyaranye na ariya mukobwa yitwa Bijou. Ntabwo wabyarana na Bijou uri umurezi. Kido ni umunyamugi. Naho yakase kwa Bijou, aca muri tagisi, asoreza mu itangazamakuru, ubu yibereye mu kabari. Uyabura amakuru gute ya Kido? Cyakora ese bura Kido ibyo byose yarabikoze? N'umutete. Umutete kabisa. Ubundi Kido ni wavukanye 3. Uzi ko yabaye n'umuprefe animateur. Oya, ni umunyabutare wuzuye uri. Kido ni umunyabutare original. Ni umwana wishatsemo ibisubizo. Aravuze ati nubwo ntazi umurenge, ariko umurenge wo wabaye uri kuba. Ubu rambajije. Ambajije ndi kumwe na Mira. Mira yasimbuye kwisi.
uriya mwana yambujije akazi burundu nugiye kuntera ubwo baraza akaba ahubwo ntufite akana kamwe kitwa Mira wakwitonze ukakarera bose reka ntitonde nirerere Mira nkambazaga ubukwe bamaze kubimbwira kubera ukuntu niyaminiye avuga ntibuhari naba mbizi ziriya mesaje nahitaga nzirasa mu kizuru yego habuze gato kanakazana yari igiye guhindura ariko barareba baravuga batese ubundi ko hari uburyo ibintu bisetinze ntawe ufotora tutabishaka ntawe winjira tutabishaka hari umuntu waje ariko uzayibaze Peacemaker niba ari Peacemaker wa The Choice yinjiye muri kanakazana ari mu bahageze kare barariye baranyweye abageni baraje aravuga ati ngewe wari ushinzwe umutekano wa Kid ndaguha 300 se Peacemaker ifoto ya Kid wari kuyicuruza oya amakuru mfite ntabwo ari Peacemaker washatse gutanga turuwasi ni umuntu ahubwo wundi wa mu Joshua wa Inyarwanda akasa tuvugizanye ukuri Inyarwanda ariko nyine no guhiga exclusive rega Inyarwanda ako ntabwo ari investigative story yari inkuru isanzwe iriya foto ijya ku Nyarwanda 300 koko bakayibaha Kid akabaha ifoto bose ko twafatanye ifoto na muhaya ngahe Inyarwanda ari kwinjiza 300 kiretse iyo Inyarwanda ihuza na ya foto ya trendings Kid asimbuka ya modoka urayibonye Inyarwanda kiretse niba ari byo icyo biri kose nizanjuga nibari kumubwira ati nta kibazo 300 bashobora bize kuri umujyama wanjye 300 bari kuyarekura oya ntago awabihamye muhubwino noneho bari mu cyumba noneho yewe oya mpijana uhi ifoto amatwi y'abantu n'amaso y'abantu batarareba oya noneho na Peacemaker yari gutangaho nawe yarakeneye exclusive biragira nyirika nakaza nabuze atuboze n'ibindi mugende ati oya twe turi abakiriye bati mwari iki mwangoye iki mugende Peacemaker ahora agira ibibazo byo kujya gushaka amakuru adasanzwe bakamubwira ngo gende yagiye no kwa Bamporiki bajya kunywa akazi ati mugende ariko umenye iriya afata Mutabazi ereri yakoze nuko yajyanye Mutabazi kwa Bamporiki noneho iriya bintu ashobora ko habereye amajabu njyewe nageze hariya saa 2 z'ijoro yego kuko mwabimbwiraga nkumva ni drama ariko nabimenye neza ukuri namenye ubukwe saa 11 ngiye rero urabizi neza ko waranyandikiye nakwandikiye akubwira nti Kid yakoze ubukwe nagusubije ngo iki tereka ibyo bintu byabereye nakwatse ifoto warambwiwe ngo nyohereza ifoto umpe na tweet yabyanditse uhita nk'umunyabutare Kido arimo breakinze bwa mbere impamvu namwise umunyabutare Kido twarahuye atati namenye ko ufite ubukwe ati ngewe ati ubundi kwemusinga ndishyuza ati wowe ndabugutwerereye muhamagaye iyo nimero uhamagaye ntiri ku murongo ntibashije kuboneka Mike yari kuba pare urumva ababaye byose akaza urandura umwe akaba pare ubundi akabaye musa Kido hariya waranyobeje uzaze ungurire kandi yabiguteguza kare Chitari nawe yari yagiye gusura kwa Sebukwe ndabyibutse yari yagiye gusura kwa Sebukwe byarahuriranye so twagiye tubana mu bintu bitandukanye so nuko byagenze okay aha ngiye rero ubwo nari nibereye mu mujyi kwa Rubangura ndi kumwe n'umuvandimwe witwa Yves turamusuhuza hari manyinya undekure ntahe we Yves ati rero nubwo bwose twabura ifoto maze igihe kinini twagenda tukareba situation yabwiye ko ari umusiramu kuko bwa Kid bwamukuye mu idini Yves ati nubwo twabura inkuru twabura n'ifoto tuhanyure turebe urumva niba kuko bwabaye ubwo twe tumaze kumenya inkuru ya Kanakazana kuko Kanakazana niyo abantu benshi bamenye ariko iby'umurenge mpamya ko
mu bawuvuze bwa mbere ukavuga izina urimo, kuko ngewe nari ndi mu bukwe ntazi naho umurenge ubereye. nanjye kugira ngo menye umurenge nabanze gusinya imihigo. avuze rero umurenge ndawumenya yego cyangwa hoya, hageze aho hazamo n'ibintu by'iterabwoba. ndavuze umurenge noneho ndamenya aho wabereye yego cyangwa hoya, nushaka uwari uwabweyeye ariko ndamenya umurenge yarawumbwira. muba mugiye kuri Kanakazana, tuba tugiyeyo, tukihagera ngo mwagiye mushakisha dushakisha gahunda y'ubukwe. oya okay, tuko hita unakuraho agacu abantu bakunenze. ubwo nagiye nambaye ibintu ijaketi wigize umujepe. ubundi ari amajaketi yambarwa n'abantu bafite amasotera. ubwo abantu bose baba banteye amabuye bamenye ko rwose nanjye ubukwe nabumenyeye mu nzira mfatiraho. ntabwo nari kuba ndi mu mujyi ngo mvuge ngo kwanza njye guteramo akantu. uremera ko nta bukwe butabura abavumba? ntabwo bubabura kabisa. wagiye uvumba uyu munsi nabaye umuvumba na kabisa. ntabwo wabwiraga ni ngende mu rugo. urumva ubwo turahageze, tukihagera nasanze briefing umusekirite yayihawe ati mwe muri abaheye tuti turi abakiriya hano, nta bakiriya dushaka. hapo nati nta bakiriya dushaka ati gute mu kumanuka. ubundi inkuru zimeze gutya nizo polisi bayishakira. tuze twivugira ibintu bya bakido. ariko nta kibazo, tuze twivugira ibintu bya bakido dutahe, ariko apana yose yayindi. nuko ubwo mu gihe tuvuga tuti nta mugeni tubonye, nta n'ikintu kigaragaza ko tubonye ubukwe, reka byibuze dufate mu modoka. mfata telefone yanjye ntangiye gukamera amamodoka. mukuru wa Kid ntari bumentioning izina kuko wenda ataba muri industry ku mutekano. umuvandimwe wa Presqu'île hano bwari namukura, namenye ko amuruta. umuvandimwe we aba arambonye, mukumbona aramenye ati se Jara nawe uri hano, ati se namwe ko ati se ko mutinjira. kabaye ni kabaye cyane. ati rero tugiye kumvikana ibintu, aba bantu ko muziranye muri imyidagaduro, ubukwe ntiwabutaha ariko ifoto ukayirengagiza. ni ni burya inkuru mbarirano iratuwe, aho kugira ngo mure byose nakwicara nkakurikira yica umujyi. so ibintu bankoreye, nashatse gufata selfie hagati ya Elsa na Presqu'île nanjye. umugore wa Bobo arambwira ati burya njye nabaye umunyamakuru, ntunyobye, hano hari ibikoresho byacu. umuntu wari ukuriye umutekano w'amafoto na video ni mama Bubu. noneho uribaza ibyo ukuntu byari bikomeye cyane. madamu Bubu icya mbere abantu benshi arabazi. reka tubwire abantu neza, ubukwe bwa Presqu'île cyangwa se umurenge wari umeze nka filime. hari harimo ibihuha byinshi, abantu bose bavuga ko babishaka. Dekate yavugaga ibye, Kido akavuga ibye, sizi n'utundi tuntu nabonye ku ma status bakavuga ibyabo. nabonye amafoto, n'ubwa mbere nabonye ubukwe amafoto asohoka nk'aya yindi twiba mu nkiko. mucyamaza yavuze ngo utaranditse nta fotora. ajya kubivuga tumaze ane yibanze twayafoto. so rero hari amafoto nabonye yibwe, buriya n'amafoto yagiye hanze. bagira ngo kame mu kinyamakuru kinini ntago ngiye kukivuga, ariko nivugiye i na u na k na w na j na w, ni bya binyamakuru nyine byandika. byose byari byakoresheje ifoto y'inyibano irimo amafuru n'ibiki. byagezeho rero ubwo bicara bavuga ngo kadutanga amafoto 3 noneho bihumeke. hari amafoto yagiye hanze mu binyamakuru yose arasa. hari uwitwa ngo ni Jean Claude ushinzwe social media zo kuri RBA, agiye kubona ngo afite ubweno. nta bweno wari ufite. urumva ari amafoto kugira ngo asohoke. nicaye mbagira inama, ndababwira rero aya mafoto kugira ngo byibura umurenge warangiye, reception yarangiye, n'ibindi byose byarangiye, muri kure aya mafoto. ari amafoto yasohotse n'ubundi. urumva amafoto yasohotse niyo yasohotse, ari amafoto ari hanze barahira byose niyo yasohotse. hari n'izindi badafite baza kubonera muri Jaras official TV kubwino ubusa. hari ifoto bafite, hari ifoto badafite nawe udafite. uko nageze aho mbabwira nti ifoto zisohoka ndazigiramo uruhare 100%. iyi foto abantu bigeze bibona
eshwe basinya iki ni igikumwe bateye muri kompiyuta nitwe twasinye twashatse 5 n'9 iyi foto wigeze uyibona y'igikumwe uze aka kanya wa 5 n'9 wayibonye iyi foto wayibonye kamwereke iyi foto hari ahantu wari wayibona iyi ni umuti no ifite n'indi ndi kumwe na Elisa avuga ngo nzajya nkugaragira kwa kundi mushiki w'umuntu na musaza we bifotoranye hari ya rusange y'umugore n'umugabo bari no hari n'iyange na Elisa kandi yatamiye iyo foto cyari ko ari ikibazo gikomeye Elisa buretse gato buretse w'inyobye saa 11 z'umugoroba nibwo wamenye ubukwe naho buri kubera nabimenye ndi mu kiganiro ibandi ryari ririmo kumpe interview yitabye telefone bahita bigira kurante ati gendageza ngo nikiye guhamagaye wawe uriya muntu yazanye intare mu mujyi akumva kindi se yagwamagara ari mu murenge cyangwa ari mu bana ngo we ngo kwa chauffeur ujyayo ngo buri ya break ukimara kubimenya rero urumva twatanye ikiganiro uvuga uti ngiye natumiwe hatagira umuntu mfata nk'umuvumo wahise ukora iki wahise ufata initiative urahaguruka cyangwa warebye umuntu wo mu muryango wahamagara uti ko mutambwiye yari byo nahise ndakara narakajwe nuko nanjye batambwiye ndakazwa nuko mbimenye ndakazwa nuko nari nabyamaganye ariko kandi hari n'abantu benshi bavuze bati iyo utabivuga twabonaga ari kuranga so abanyamakuru bo mu Rwanda n'abandi bagabanya ibintu by'ibihugu ikintu gisigaye gisohoka ari cyo urankurikira bati ibi bintu ni prank muri comment nka 230 ziravuga ngo yo ngo ubwo ari Jean Paul bivuze ngo nibyo koko ngewe kubera ibintu bya prank byateye igihe cyarahiye nyagushya gishyari ku cyumweru biturutse ku mashanyarazi yo mu nyubako y'umunyemari Ndamage ngewe nari nkikora ku gihe reba nukabwira umuntu ati igihe cyahiye wana ngo hadashya wowe uri gutabaza uvuga uti twahishije bakabigira ngo hahiye ati hadashya ati kugihe agomba gucya cyane ko hahiye ari ku cyumweru babisanishije n'inkuru atubwo nyine mwagikongo yati turimo atubwo uteretsemo ubutabera ematerekamo imyidagaduro hanyuma nuza niba ari tone ashyiramo siporo atubwo hahiye nyine Israel nawe akabagobetsemo inkuru zo muri ADPR ati hahiye oya no niba umuntu agutabaje ngo hahiye yego nisandisha n'ikibazo nagize cyo gufungwa abantu bakita Jean Paul ni plaka wana ari gutwika ni umutwika nateje wundi yarimbaje ngo yareze ko ari ugutwika kubisobanura bakumva ko ari ugutwika so ibintu byo gutwika nta foto nta cyabaye ariko nibutse abantu ko Mandela arekurwa muri 90 reportage zakozwe kuri Radio Rwanda ntabwo zasabye amafoto yagiye kuri radio aravuga ati Mandela yarekuwe akora reportage uzabaze gatano okay ubwo rero uba nawe utemaga nafashe rutema ikirere nahise nambara Ian Correction mba nambaye mbafashe rutema ikirere Santa Fe ku mapine igipapuro kifite kinyemerera ntabwo nateze moto bazangoga karakara moto akora impanuka kubera stress nari ifite moto nari kuyikoresha impanuka cyakora ufite stress yigize nashaka ndebe niba hagera buranye bari bakubwira ngo umuntu arapfuye ukiruka ukajya kuri maro gati mumunyereke bamukora ati yagiye nagira koko ndebe niba ari byo so nasanze ari byo tuba turicaye sanze wowe nasanze wigejeje hagati uri gukegeta nta kibazo cy'iminywere n'imirire cyari gihari so rero mpageze nitabira ubukwe nk'abandi mbonamo abantu batandukanye cyane 99% abantu batashye ubukwe bwa Preskid na Elisa ugeranyije n'abakagombye kubutaha bari 0 n'ibice ariko reba nk'abantu bo mu muryango ba hafi hari harimo nk'umwe ni ababyeyi ku mpande zombi nabo bari umuntu we bake harimo abatabimenye kuko njye harabo ntabonye kandi bavuka na Preskid hari bene wabo na Elisa ntabonye kubera iki
kubera ko ubukwe bwa Ishimwe Dieudonné na Iradukunda Elsa bwajemo kidobya inshuro irenze imwe ndetse ebyiri ndetse eshatu. Kidobya ni iki? Iyo bavugaga ngo Preskid na Elsa bagiye gukora ubukwe, hahitaga bakereya icyaha. Urugero, Preskid nta gihindutse, yari kuba yararongoye mu kwa munani. Mbere ya gato hari habanje ya mihango ijyanye no gufata irembo n'ibiki. Yego. Nyuma y'irembo hahise hazamo gutabwa muri yombi cyane. Bavuga bati ibyo byose ashobora kuburana muri detasiyo akavamo, uwo yari kuzarongora nawe ahita atabwa muri yombi. Buriya Elsa yafunzwe na Preskid ataraburana na detasiyo. Yego. Sha birumvikana ko ubukwe bwahise babugira close. Ntavuyemo ari gutegura ubukwe, ubundi bwari kuba nko mu kwa mbere. Kuri 31 ubushinjacyaha burajuriye, baterekamo ubujurire. Bwa bukwe bwo mu kwa mbere burapfa. Baricara kandi ubwo biturutse mu bantu ba hafi ba famiye. Erega ubukwe ni ukwishima ubundi. Bapanga ubukwe bwo kuzabukora ku itariki 30 25 nenye yari umuhuro. Ubundi nenye ngewe nari umva, nenye nari kuzirirwa ntwaye Elsa, Preskid nawe yitwaye kuko usanze kuba ufitemo umwanya umwe ntiwahari, ufite Elsa Preskid agatega moto. Ngewe Rovenikatire nari kuzarara mu rugo kwa Elsa, nkitwarira mukecuru na dadi mu modoka ya Elsa. Ngewe nari naratse akazi k'ubushoferi kuko Roveniseke hari iki, hari ubukwe. Urukiko ruhita rutanga itariki yo kuburana ku itariki 10. Birongera bisubira iki, urudubi. Ubwo urumva niba ari kuburana ku 10, akenshi dukunze kubona mu nkiko basoma nka nyuma y'icyumweru. Ari nubwo bashyiramo bibiri bitewe n'uburemere bw'urubanza. Gusomerwa hafi y'ubukwe. Noneho aravuga bati Jean Paul aravuga, nitumubwira ubukwe sha banabwira ngo ntubivuge uva nta makuru akiba hanze ku mihanda kuvuga ko Preskid azakora umurenge ku itariki 2 cyangwa 3 z'ukwa gatatu. Ni inkuru nini barabimpishe babimpishe babihisha n'abandi bantu bose kugira ngo bitajya hanze. Noneho bakavuga ngo okay, ngo urukiko ruravuze ngo urubanza ngo ruzaba ku wa 4 ku itariki 2. Oya, babihishe kubera abagome n'abagambanyi n'abanzi batifuza ko abasaza bakora aba bana bakora ubukwe. Mu yandi magambo, hari abantu batashakaga ko ubukwe bwa Preskid na Elsa buba mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Impamvu kujya mu murenge kwa Preskid hari abantu barwaye diyare cyane, harya ni akadege agakanzu barwaye agakanzu, abandi bari muri Kanakazana bari gukegeta. Kubera iki? Uvuga bidashoboka. Hari umuntu uvuga ngo nimukora ubukwe ngo nzabipusa, aho genda ubipusa. Hari umuntu bari gusomera Elsa uwo munsi bari bumusomere, bari bazi ko ahabwa iminsi 30 y'agateganyo muri gereza ya Nyarugenge ngo agende asangemo Preskid. Hari abantu bahise bategura anniversaire bavuga bati ubwo Ivan biri buze kubiri kumujyana Mageragere, natwe tube tunywa champagne. Yibagize ibyago agirwa umwere. Owe ntabyo uzi kandi natwe twabikozeho inkuru. Ubukwe bwa Preskid gupfa kwa video nabonye dushatse se twakagarura. Dayiwo bamakare gwetwa Dayiwo yito bari kuri mbiyengo. Oro Dayiwo niba ari Dayiwo kuko njye nibera mu mwuka isi y'umubiri sinjya nyukurura cyane. Urumva wowe Elsa ari gusomerwa nawe uri kureba Dayiwo umanuka uzamuka ukora amapa, urazana ibintu by'amapa umwana ari ku mapingu. Rero hejuru y'ibyo byose mu by'ukuri ubukwe impamvu bwabaye ubwiru byaturutse mu bantu batarenze 5 batashakaga ko ubukwe buba.
tekereza umugambi wo guhungabanya ibikorwa binini nk'ubukwe, utekereza ko bikorwa n'abantu isinzi, ari isinzi birapfa. ahubwo ikintu numvamo Bwagize ubwiru kubera batashakaga kobo. Wowe icyo wumvamo ni iki? ikindi kindi kumvamo ndi kumva ahubwo no mu bantu ba Kid ba hafi cyangwa ba Elsa ba hafi harimo abantu batari bizewe. None se koko mama Bobo yakabaye chief protocol y'amafoto na video. Mama Bobo ni Elsa Preskid. Ahubwo navuga ngo ifoto yifate azaho igarukira. None se nuko nyine utarahamagarwa ko umuntu aza akakubaza nk'ikintu wavugiye mu bantu bane kandi wareba ukabona abo bantu nta n'umwe watinyuka kujya kukivuga muri izo nzego. Ni urugero ukavuga uti yenda ngewe nzakora uko ashoboye, niba nk'uwitwa Jerome Munyentwari yarakoreye TV10 na Radio 10 ariko akaba yarahavuye yenda bamurimo miliyoni, nzakora uko ashoboye nkora inkuru igaragaza ko Radio 10 yamwambuye. Wajya kumva Nyagahe naraguhamagaye ariko ubundi abantu bishyurizwa kuri mikoro n'ikiganiro kitarasohoka kandi mwabivuganye muri batatu. Cyarasa bivuze ni Yves ni Fisi Mirawe ntarashobora kuvuga. Noneho ibibazo byose bakabishyira kuri Mira kuko ari adashoboye kuvuga ngo barambeshye. Yego, icyo nicyo kibazo. Icyo ndi kwizera ni makuru ya Kigali Today n'abari umusangiza w'amajambo. Yego, ni nawe we uri mu bafashe amashusho cyumva Keti Radio na Kigali Today baba bari ati nanjye ndabireba nk'ubambwe kandi ari ufite ubwenge. Nyine ubukwe bwa Preskid ntibuzabatangaza, ushobora nko kujya mu Kinigi kandi wasohotse wese akiyishyurira iyo koka. Wa wundi washaka gutanga 300 azajye mu Kinigi cyangwa wa murenge wa mu Kivu witwa ngo iki? Oya, ibyo byose umurenge ntabwo bazawusubiramo. Oya, ariko bishobora kubera nk'umuntu uzi ku mpombo. Uwashobora gutega ubwato akajya ku mpombo, bazahita bafata ubwitwaye Emmanuel bagenda bose se mu mazi. Rero gusa tumara abantu impungenge, hari hateguwe operasiyo yo kubangamira ubukwe bwa Preskid mu murenge. Umunyamabanga nshingwabikorwa aravuga ngo umuntu uri hano ufite icyo anenga ubu bukwe namanika ukuboko. Umva, bari bateguye kubimanika by'ibipuranka uwo munsi, ubwo uwo murenge ugasubikwa bakajya kubyiga mu minsi 21 igakubitana n'urubanza na bwa bukwe ntibibe bukibaye Roveniseke. Noneho ubukwe bukaba burapfuye. Nanone se wambwiye ngo umukobwa yagiye kureba umuntu kuri gereza y'amazi atari ko se umushu, ubonye imyaka baguhaye atari myinshi cyane. Rero abati nubwo ari n'abasirikare gusa n'abakomando. None se niba PR atarabizi ko ari ushinzwe guhuza ibikorwa, harya niwe wafashe wa mwanya maze ndagafite. Ariko abantu babyumve cyakora reka shyireho umucyo ka public relation communication ku munsi w'urusengero no gusaba no gukwa nta mbaraga z'umurengera zirimo. Egabura byarangiye. Ariko kandi ntabwo dukeneye abantu bazaza gukora amatitire nkamwe avuga ngo Meddy ngo yariza arahogora. Ubukwe bwa Preskid abantu bashobora kuzagira amayemotion bakarira barizwa n'ibyishimo kubera uburyo bubayemo. Babugeranyije ngo remewo bagiye babugereranya. Abantu rero bazi ko babanye kubera ko umwe yafungiwe undi. Reka urukundo rwabo rumaze igihe. Nabonye za Twitter ngo urukundo ni rwogere, bakazana agafoto ka Elsa ari ku ipingu na Kid yambaye iroze. Ni ibintu no. Ntabwo urukundo rwabo rushingiye mu gufungwa. Yego, rushingiye ku bintu byari bimaze iminsi, kuko irembo ntiryafashwe barafunzwe bisobanuke, ntibateguye ubukwe mu kwa munani barafunzwe bisobanuke. Gusa Yezu yazanye amatara 10 ayaha abakobwa 10 aragenda yikoza muri Palestina, cyane ko ari naho ari ku ivuko. Agarutse asanga hakitabaza rimwe abari wahitana.
ubukwe bwa Preskid bivuge yego cyangwa hoya bivuge ubundi twari kuba dusa ubundi nuko hajemo rwagendanye Miss Jolly niwe wari kwambara bivuze setse ubundi izi ntambara zose n'imvururu zimeze nk'izo muri Ukraine za Kiev Mutesi Jolly niwe uba warahiye iyo ntagihinduka kwigeze kubamo akantu ariko itabaza rirazima se burya umva no tunangane indeze simbiza abanyaga ndabivuze ngewe Mutesi Jolly se burya ibintu byose umva amamoko naho noneho niba atari byihita ukambakamba byaravuzwe cyangwa ntibyavuzwe vuga ko ari bwo bwa mbere kivuga byaravuzwe bisa nanitsamura kobwa nibadaterisha batera bya bintu urumva ariko wajyumba bari banase urumva irisa aratunguranye ubundi irisa nitiyerisa yigendera irisa saravuga Elisa ntiyari yitezwe akareka ariko irisa ameze nk'umwenjeniyeri afite irisa arakunda cyane akanakora cyane undi akajya kubibrandinga cyane akora za anniversaire yagiye kuburana bya bintu ni so ntabyo waruzi oya noneho n'ubwinuzanye oya byaravuzwe ariko nta makuru nari mfite neza noneho ndabivuze byagiye bigirwa ubwiru kubera abantu batarenze 5 bashaka kubidobya ariko se niki cyagutunguye muri ubu bukwe natunguwe n'uburyo wabonaga bumeze nko bakareka ntanga umutwe ukomeye wabonaga buteguwe nka kijepe wabonaga burimo ibintu biri seriye cyane nta guseka ngo wirekure nta kuvuga cyane bwari burimo ibintu byinshi umuceri wanjye n'amafiriti natashye batabimpaye njye ntabwo nkunda kurya wabikegese oya oya have nariye ibyapi komande niba banyishyuriye umuceri n'amafiriti kana kazana yatunguwe n'abakiriya iri muri resitora zitinyitse muri iyi Kigali kuko n'ahantu iri mu Kizuru kandi ibiciro byayo birazimbye yituweho n'abantu benshi komande zabo ziragenda ziba nkeya nse bamaga umuceri ngenzi kurisha intoki nta kibazo gusa mu bantu nabonye bazwi nabonye ari mbarwa pe uretse Miss Lilian Miss Grace Bahati Grace oya Miss Grace Ngabire Grace uretse Bubu Jean Paul Nkundineza pinga noneho ngaho pinga uretse Jean Paul Nkundineza ese ko mbivuga seka oya none se unabo banunguye none se niba twara okay ejo twarashwanye twabwiranye nabi kubera ubukwe bwa Preskid nkana sawa warangurukanye newe washinjaga ko nguhaye abavandimwe ngo nkande wabamagana ntabwo nari ko mwagurutse ngewe numvaga nakagombye kuba ndi mu bimbere ndangije nza mu binyuma bari gusezera aho tekereza ko iriya foto yapfuye kuza kwari ukwigura babwira ati hangane Rwanda tubase dufata agafoto ariko byoroshye nawe ubujiyemo nawe byo atoka ati nanjye ninjye ufata ifoto ariko nindagiza ati nta kibazo ariko nta muntu hariya tutashwanye noneho na Kide twagurutse ababana twafashe amafoto ntibagire ngo ni ifoto y'ubunyarwanda irisa twagurutse abantu bose batekereza twagurutse njyewe ndi umuntu wo kuza mu bukwe bwanyu saa 2 batese ko Petit Frere atarimo twaronse rimwe ntasiko wowe twahuriye ku mihanda yene ntabwo mbyumva so natunguwe n'uburyo naje cya kabiri ubundi no erega abavoka sabacamanza abavoka babutashye metre Emerine ndetse na metre Kayijuka ariko kandi nashimishijwe nuko ababyeyi ku mpande zombi babonaga bishimye donc ni bwa bukwe bwa burimo amarangamutima uzi ko ubundi bukwe abantu bayagara hari harimo amarangamutima y'ama emotion arimo
ntekereza ko zubakiye kuri ibyo bintu byose twavuze by'ibizazane n'ubundi bukwe bwagiye bugira None kubona bubaye akenshi ikindi cyantunguye ni inshuro ya kabiri nabonye Preskid nyuma yo muri cya gihugu kidasakaye harandi wari warigeze umubona ishwe njye twarasuhuzanyije arambwira ati nibwo bwa mbere nkubonye kandi cya gihe twarasuhuzanyije muri hahandi Kacyiru Melody noneho ati pole wana yamenye ariko iby'isanganya byabo ubukwe bubaye urubanza rwa Preskid ni rwa kwicuma sobundi kwicuma azaba ari kwa kangahe twete tujye muri kalendari nkubwire icyo ashaka kubwira ndebera umbwira ubukwe bwa Preskid niba ku itariki 10 hazaba ari kwa gatanu yenda rugasomwa kuri 14 cyangwa 15 nta kabuza kuri 25 bwabo ariko nabashyiramo ibintu by'ibyumweru bibiri ngo ubukwe ngo urubanza rwe ngo ruzasomwa ngo mu byumweru bikubera ubunini bw'urubanza n'umunsi wo kurusomwa umucamanza akavuga ngo rurasomwa birahindutse bishyizwe yenda kuri 27 kubera ntibitege ubu bukwe mbere y'ukwa munani cyakora umucamanza nakorerwamo na Nyagasani akarusoma mu minsi 2 cyangwa 3 nyuma yo kuburana ubukwe nta gihinduka buzaba mbere yo kwa kane kandi impamvu tuvuga nkaho azarusoma agahita yemeza ko Kid ari umwere oya kandi barajuriye oya wasanga twaragize ndaze bakunze arusomye Kid afite iminsi 30 yo kujya mu karengane ariko da hamwe ntoza yagiye Jean Joseph yagiye he mu karengane Kid yajya mu karengane rwose bashobora kumuha imyaka 5 agahita ajya mu karengane muri court of appeal cyangwa se mu rukiko rw'ubujurire ariko mu rukiko rw'ubujurire bashobora kumuha itariki nko mu kwa 10 yahita yikorera ubukwe wane yanazagenda akagenda ari papa Kid so atwizere ko bizaterwa n'igihe umucamanza azashyiramo gusoma bizaba ugereranyije n'igihe bazaburanira ni 10 asomye kuri 13 ubanza nta cyatuma butaba n'ubwo bwo kwitegura nta kwitegura ariko yibuke gutanga invitation birakora niyo bazitanga kuri WhatsApp so nari niteze ko n'ubundi umurenge wa Kid uzaba kuriye ahubwo natunguwe nuko wabereye mu Kiyovu kana kazana uri umunyamujyi Kid wa Kicukiro urazana ubukwe kana kazana nifuzaga ko ujyanwa nka Nyagatare ukajya kwifatikanya n'akarere nyuma yo kuba kambere mu mihigo kakaba n'akambere mu gusezeranya risa na Preskid bakikoza nk'umurenge wa Nyagatare uwo bagiyeho katari wa hafira Rusororo ku gasozi abantu bamwe ukababaza uti bamwe bati bari Kanombe abandi bati bari Remera Remera yose yazengurutswe imirenge yose bazi ko abasitari bajya Kimuhurura Kicukiro na Nyarugenge nanjye ariko nagiye muri Niboye uriya murenge ni umusirimu nawe ni fresh ni executive mwiza umva ni mwiza inyuma no mu mvugo uburyo aransi ibintu okay uzi ko ifoto yanjye yari yakoresha kuri Twitter Musa Sezeranye wow umurenge wa Niboye niwo murenge ufite kaburimbo nyinshi mu midugudu niba ushaka kuba gusezeranwa n'umuntu w'umusirimu udahisha uzi ko amafoto y'abanyamabanga nshingwabikorwa abageni bayahisha kubera ko bataba bavuga ngo ntajyanye na executive w'umurenge wa Niboye ni mwiza vugisha ukuri murebwa yarabuze ko ntateye ni igisabo kigendera murebwa yire niwe wanjye impamvu yize Sainte Famille akomoka ku Muhima urumva ndumva ari nka sister kabisa yize Iremera Rukoma araza arahatana b'intore bamuha umurenge uzi ko kuramutse umurenge uri umusope wowe tuvugisha ukuri umva tuvugisha ukuri Jerome yayobora umurenge kandi afite ubwenge Jerome se mushiti wawe apana petit frère munyerwa nyine mushiti wawe ntabwo muze umuvandimwe wamuha umurenge ariko afite ubwenge bwinshi wewe se igitangazamakuru hano se hakora ubwenge gusa dufite bwinshi utegereza ko ufite bwinshi hano bisaba kwirwanaho bifite ubwenge bwinshi wa kibubu kandi ntabwo hakora ubububu akaraka
buriya imihigo myinshi ituruka mu kubyemeza ukavuga uti zabaho uhakora injuga. Okay. So rero reka tugende dusatira umusozo w'iki kiganiro. Ubukwe ubu bugezemo uravuga utaka ubunyamakuru ko ntigasigara. Ubu tubwiye uko ibintu byagenze bimwe mu byo wabonye. No muri kasho ndagenda nkazizana inkuru Ntanswe kwa Kide ngo nabure umva mbuzi inkuru yo kwa Kide nari guhita afata foroza bet Eric nayo hari nyiri foroza nari kumushuka tugakorana interview ahubwo ndashaka kukwamamariza twageramo hagati twinikije ariko nakubonye mu bukwe bwa Kide kwageze mu murenge byagenze guta turumva turakoze kubaza ikibazo cyiza iyo mbura amafoto ya Kide nari gufotora Bubu ni Bubu ariko kubunani wakoze igitaramo n'icyahitinga cyagize bitanu kandi cyakiye kuri televiziyo y'u Rwanda ariko wari uri mu bukwe yego ikintu abantu bari bakeneye kumenya kwari kumenya ko ubukwe bwabaye Bubu ntari kuvuga ko ubukwe bwa Kide bwabaye ngo abihakane sha Eric birasa ntavuga Ian nari kumukorana Ian ndashaka ishati akaza ari ishati yari abantu kubonye mu bukwe ntibari kubura aho yengekereza nari kubona ubukwe byanze bikunze reka tubasuhuze abo bose umentioninze Bubu Eric Forza na Eric Ian Eric Forza kandi tuzakorana turamusuhuje naje gusanga tuzi shaka ntajya rya matara y'ibyo byaraze koko mana yanjye ubu n'uyu munsi arayireba ibi bintu byo kutureba mu byo narezwe birimo ngo urarebwa cyane ngo ufite views nta views ibintu byo kutureba mu bigabanye tugira amahoro ariko se nk'ubu reka ngoye nk'urugero ITU Rwanda niba ari ITV niba ari ITV arageza ati Jean Paul mu bukwe bwa Preskid inkuru nyirizina ari umwana w'ibandi arahengeka ni lazima rero akababwiza ko ubwo buhanga bw'umunyamakuru agomba gufatira kuri trend mwabagabo narihirinze niba ntangiye kugira agaciro muri 2022 na 2023 ndahereye 2009 mwatubabariye ni bakure ku isorome mwatubabariye mureke dusorome ibyo twasaruye twamaze imyaka myinshi dukorera ubusa mureke dukorere ibyo iyi telefone ntimwayigenzuye hari za Premier na World Limit mwabonye ni ibintu twihiringamo bikava mu mitsi yacu nigeze kubangwa amafaranga y'amagarasha ntabaho nimuyampa nzahamagara umuvugizi wa RIB mubwire nti umuntu ampaye miliyoni nyirige yego cyangwa hoye azambwira ati ibyo bapfu biribwa n'abapfu ibikegete yewe ntari umuntu ushaka kunyera amafaranga ntayampi ndayakeneye kegete dore naranananutse yewe urabona ko sigaye dore imyendirako do kandi koko uyu mupira waragufata ni uno wari body hari n'umuntu abanyabwango Jean Paul ngo arananutse nayo shati do imyenda yanjye yarananutse kandi ntabwo nananuwe kuko ndi gusamba sigaye ntekereza cyane nibaza impamvu sigaye mpura n'ibizazane ibyo bikananura meze neza hari umuntu ugira stress akabyibuha wa yego nkashara amahora muri stress ariko do ni depite wigendera egara abantu bagira stress bakagira peti ntayo ufite bagira amafaranga ukababatsinda urumva noneho Jerome yakugoreho uri wakoze ikiganiro ahari yasimbuye fisa ejo yakoze amakosa atababarirwa amajabu yaragiye kunteza inzego ariko yagize umwuka w'ubwenge ababwenge birantwara bitasize noza Oswald yigeze guhamagara Eric Kayiranga yari umuvugizi wa polisi amwaka amakuru y'ubwina aramubwira ati Oswald ayo makuru niyo ariko iyo nkuru urayitangaza irabanza igutware nangira ntware inyuma ari amajabu yari yakoze yari kuntwara nawe ntamusige oya nibyo rero bibaho impamvu iyo undi hafi niwe uvuga gusa ubukwe bwa Preskid abantu bazaba bishimye noneho reka byibara mbabwira hari reception izabera muri Romantic Garden kwande kwa Norbert nande na Anita uraye neza Anita uzabutaha mama Anita nakwakiye akazi amafaranga bazaguhuza amaye icya 10
ndabizi ni brand nini barakubwira ngo n'ubundi ngo bari kuza oya twemeje ko ubukwe bwa Preskid na Elisa buzabera muri Romantic Garden ku Gisozi kwinegura ni muri M Hotel. Okay. Ariko ikindi natunguwe n'ukuntu nabonye ubwuzu ntabwo Jaras nk'ikigo abantu hariya turakunzwe kandi bitari uburyarya bitari ubufana nabonye bitari uburyarya n'ubufana kubera yuko mu by'ukuri bavuga bati iyo mutaza muri ubu bukwe twari kubabara nubwo twabuze ishusho ishusho ntiyari yemewe yari ihari imasese wafataga amafoto n'amashusho byari bihari ariko byabo erega n'ishusho umuntu ayirogeramo ese burya ntabwo z'umugeni usara yavuye gusezerana gusa twizeza abantu ko ubukwe buzaba bufunguye ntabwo buzaba bumeze nk'ubwa Press Henry ariko buzaba buri ku rwego rwabo nubwo nawe yitwa Press. Aho ni sawa. Kandi ikindi namwe muri babi none se hari umuntu Miss Rwanda hari ikinyamakuru Miss Rwanda itagaburiye itahaye amasoko yaba ari YouTube na website n'amaradiyo na content inkuru mbi hari inkuru mbi zanditswe kuri Preskid na Elisa kandi zanditswe n'ibyo binyamakuru yego hari n'ibyanditse neza cyangwa se nabi ibyo byose nibyo batashakaga nta munyamakuru ugira idini umunyamakuru buri kintu cyose akibona niyo mpamvu nanjye bamaye briefing banyinjiza bati iyo telefone yawe igume mu mufuka wallahi bose se nabuze selfie numvise Preskid ashimira umuryango we ashimira inshuti n'abavandimwe ashimira abametre be ashimira n'igihugu cyamuhaye ubutabera nubwo bitararangira anashimira itangazamakuru muri rusange kuko n'ubundi yagiye akorana naryo bya hafi kuva na mbere uburyo ryitwayemo ndumva mu magambo make ariko ukuntu navuga ku ijambo rye kuko ndumva wahageze asa nkaho arangije kuvuga yavuze kabisa ubwo mu magambo make nicyo twabivugaho ibindi nabonye nkuko tubivuze nta basitari bari barimo kabisa ibyo kuvuga ngo abantu bo muri show business abantu bahurijwe na business wapi nabonye ari inshuti n'umuryango ba hafi ngewe urabizi ko nkunda kwitanga ugiye kwitanga kuri Kid na Elisa nibamara kubana mbemereye lunch time mbemereye lunch urayitanze lunch ndayitanze muri hehera bazahitemo hagati ya Urban Hotel cyangwa Classic Hotel hanyuma nijoro rimwe cyo kumvana bemereye rumu ijoro rimwe akose kubuse yaryo kwiyumvanamo akose uratekereza ko byoroshye cyangwa uzi ko ntaraye muri hoteli nakoze ubukwe ndabizi rero bemereye ijoro rimwe rya kabiri bazaryishyura niho Mira yavuye oya Mira yararimo siko twabyariye amezi 4 agose wowe ibanga nicyo wibagiwe noneho Kid arekurwa twari twagiye kwa muganga Mira yikoroza nayo bakazabwira ngo mwana navuka ngo uzamwite Kid oya Kid nawe azafungwa amwise Mira hizi Miracle namwise Mira ariko byose ni ibitangaza namwise Miracle kubera ko Kid yarekuwe izina ry'umwana wanjye rikomoka n'ukuntu Preskid yabaye umwere nari mwise cya gihe nahise mvuga nti Mira hari abantu babonye ifoto yawe ndi kugenda nsoza ubwo ninjiye mu bisanzwe bati burya ati bya bindi ajya avuga koko nibyo ati afite umubano wihariye na Preskid afite umubano wihariye na Elsa ati wow nawe warabivuze uti mu nzego barabimbajije muri polisi barambajije ati Kid ni igiki cyawe n'abantu bamwe bakajya bavuga bati bari abanyamakuru bavugira Kid kuko ari inshuti ibyo bintu wabisubiza ute kugira ngo duce amazimwe tunasoreza icyambere ubwo Ishimwe Dieudonné
bamuvugirizaga induru mu kwezi kwa kane atabwa muri yombi, ubwo Iradukunda Elsa yatabwaga muri yombi baravugije induru, nahise mpagarara muri pozisiyo ntitaye ku ngaruka bishobora kungiraho, ntanga umucyo ku byo baregwaga, mbivuga ndi mu kirere. Noneho kuko navugaga ibiri mu kirere ngenda mbona amakuru nyamakuru, ariko tujuru n'ubundi avuye muri Kirimwe Benecyo. Ni izina ry'umuntu witwa Kirimwe Benecyo, uramuzi harya jero? muri bo No, oya, bo ntabwo bari bahari. wenda ndavuga mu bantu babo. Oya, karakaraka. Amakuru ya Preskid nta muntu wiga urubanza kurusha umwavoka. Nabazaga abavoka ntimbwira Preskid nk'urumogi cyangwa nta nk'urumogi, yego cyangwa ati do, Imana irareba. Nta nk'urumogi n'ikimenyimenyi baramupimye, nkaba ndaje ndabisutse hanze. Elsa yatawe muri yombi mu ntangiriro z'ukwa gatanu, nari muri DRC. Naravuze ntabwo byari ngombwa ko RIB imushyiraho imbaraga nk'izo yamushyizeho, cyane ko yari asanzwe yitaba. Ntabwo byari bikenewe ko Elsa bamufunga. Urafunga Elsa ngo wunguke iki? Ko ari umuntu n'ubundi wahamagara akitaba, ko atari imbobo. Donc hari uburyo nahagaze muri position. Niba uvuze ngo breaking news, Elsa yatawe muri yombi ABCD, RIB yavuze ko ari kubangamira iperereza, ngahita avuga nti RIB ahubwo ntibyari ngombwa ko imuta muri yombi, yari gukomeza kondisiyo irimo. Wanisubwe Elsa ntarekurwa, nkamwakubwiye na zabunyina azabuha wavuze ko yatawe muri yombi agira ngo acuruze, cyangwa azabuha wamaganye ifungwa rye. Oya, birumvikana. Naho bikomoka. Kandi ikindi buriya ugiye n'ibinyamakuru mpuzamahanga, ibyo muri Europe bigerageza kwerekana amakuru nyayo yo muri Ukraine. Wajya no mu Burusiya no mu Bushinwa no muri Korea ya ruguru ukabona impamvu nyamukuru yo gutera kwa Putin Ukraine. So n'ibinyamakuru bikomeye iyo bibaye ngombwa bigira uruhande rubogamiyeho. Utekereza ko KNC yabajije ikibazo umukuru w'igihugu ngo cya Kiwewe, niba ari General Kiwewe, niba ari Kikwepo, ahubwo KNC yavuga amazina atatu, nta muzerwa witwa izina rimwe. Urumva avuga ati abantu bafunguye ngo Kikwepo ngo kitambwe Kikwepo, nibaza ariko mu gihe wacu yitwa General Kazura, amazina abatandukanye, ni izina ry'irikongomani. Urumva utekereza ko uyu munsi itangazamakuru ry'u Rwanda 99% ridapuburiye inkuru irebogamiye kuri leta y'u Rwanda? Uretse no kuba ibya leta wikwirwa unirushya abantu benshi, nta muntu ubwo wavuga ngo itangazamakuru ntagomba kugengwa n'amarangamutima, n'umuntu aba yafite gusa ntumenye ibintu ukamenya uko bihagaze. Utekereza ko Preskid yishimiwe ko tuvuga ko ubushinjacyaha bwamujuririye? No, ntabwo yabyishimiye. Ntabwo inkuru zose zazishimisha abantu. None se si twe ba mbere bavuze ko Preskid yajuririwe cyane? Amakuru twayakuye he? Twahamagaye nde? Twahamagaye abametere barabivuga, n'ibinyamakuru byose bitabikotinga ngo nk'uko ngo byavuzwe, bivuga muti jarasi baryumaho. Amakuru tuyakura muri Beneyo, muri Kirimwo Benecyo. Kandi noneho ngewe ni ishema kugira amakuru y'umwimerere nakuye muri abo ngabo, sibyo? Uzi ko nk'ubu nuko ntanywa nk'inzoga, bavuze ngo inzoga yitwa Kibamba yisha abantu, nyiri gukora iyo nzoga akavuga ko itica abantu ahubwo bayipirasa. Ngewe numva nayiha nk'imbeba, yayinywa yabiranduka nkabona koko yica abantu, kuko nanjye nyinywesha baragoma. Cyangwa donc hari ubwo ufata na risque ushaka kugera ku cyo ushaka z'umwuga. Ushobora gufata risque y'umwuga, ushobora gukora inkuru wenda ukavuga uti ngiye kugenda ndebe aka gace, bajya bambwira ko habamo abajura cyangwa se abatinganyi cyangwa abadandaza amagara, ukagenda nawe ukigira nk'umuge, batangira kukurembuza ukavuga uti koko harimo abatinganyi nyamara utariwe. None se reka tuvuge nka polisi, Transparency igikunda kuvuga ko iba mu ruswa. Ushobora gufata risque ugafata ruswa,
ukagerageza umupolisi wabona yanzwe avuga uti ukaza ukahamya ko muri polisi hataba ruswa ariko bafashe risike yo gutanga ruswa. Reba nk'izi documentary za BBC niba bavuze ko mu mahoteli haberamo ubusambanyi abakozi baho basambanywa n'abamanager ushobora gufata risike ukajya gusaba y'akazi. Bigeze kuvuga ngo WASAC igira imikorere mibi. Muri 2018 nagiye kwaka akazi muri WASAC, bari bazanye utumodoka dushyashya, joro sinzi niba twibuka utumodoka dushya twa WASAC tumeze nk'udu picnic, uratuze dushya. Nafashe risike, nakoraga mu Museke, ndadepoza ku cyicaro gikuru cya WASAC, ndatsinda, nkora interview, ndatsinda. Ku munsi wo gutanga akazi bati Jean Paul ku Museke muraho batare bati waje gushaka akazi k'ibihumbi 80. Bati sawa, bati genda tuzaguhamagara. Batuje kumenya uje gushaka, nari natse akazi ko gutwara uwitwa Muzora wayoboraga WASAC kabisa, shabara kanyine. Bati Jean Paul ni munyamakuru, ndavuga rero ku buzima bwaranze ntabwo duhembwa. Bati genda ujye ukora inkuru za Giti. Wallahi banyimye akazi. Nabose bazi Giti abasha nesari ikigo cyagutumira kitagutegeye ofete seriye. Kandi n'ubwa mbere mbikubwiye, nagiye kwaka akazi muri WASAC shaka kumenya imikorere ya WASAC n'uburyo bitagendaga neza n'uburyo baha abantu amafatire y'amazi batakoresheje. Shaka umunota wa nyuma baramvumbura. Sibyo ushobora gukora dega ukajya muri gereza ushaka kumenya imikorere ya gereza. Ujye ubona za prison break ushaka kumenya eske IRCS tangaje ngo umuntu yatorotse atoroka ate, ukagenda ukamara umwaka muri gereza uri ku cyaha cy'umwaka. Rero ukize riske, ubuzima bwawe muri riske. None se ubujure bwa Preskid saba metre be babumpaye, si urukiko rwabimpaye, nakoze hakazi ndabubona ni riske. Bumwe bwa mbere ndavuga nti Preskid yajurira icyemezo cy'urukiko kimufuga iminsi 30, afite impamvu esheshatu. Ya mbere ni iya kabiri ni iya gatatu ni iya kane. Nyembo nibwo nabonye arakara kabira n'ibyuya. Jean Paul kuko avuga n'igikongomani cyose. Wabonye ibyuya kuri telefone koko? Twarahuye kazagira navuga metre nari mu kazi hangana timbwira mu rukiko rwabigwaye, urukiko rukambaza ni nyamba biguhaye. Gezo ndavuga nti ngene yabonye nk'umunyamakuru acana bwa. Rero aho dukura amakuru nayo. Kandi ngewe ukoze inkuru ntugire risike mu nkuru wakoze, ubu uri umunyamakuru w'abaringa uwo mwuga, kandi hakosa uwakoze. Gupoteya niko kumenya inzira. Uri umushoferi ntuce sasenike ngo bakwandikire baguce senkani. Mu butaha ntabwo sasenike wamenya ko ari mbi. Yego. Ubaye convaincre cyane. Yes. Erega himbazaga babizi. Reka rero ngushimire nsoreza aha ngaha mpiniraha. Sinzi niba hari icyo wabwira Preskid ndetse na Elsa by'umwihariko, cyangwa se icyo wavuga dusoza kugira ngo wenda ntavuga ngo ndasoje kandi wenda ari icyo ushaka kurenzaho. Icya mbere ni uko mu gutegura ubukwe bw'aba bana mu buryo bufunguye nzaba ndi ku ruhande rwa Elsa. Nzaba ndi ku ruhande rwa Elsa, nzamucungira protokole kuko nabonye hari ukuntu bamwibagirwa. Impamvu nzamucungira protokole nawe arayizi. Ya kabiri nzataha ku wundi munsi nzishima. Ejo Clarisse BNB umwezi yarambwiye ati Jean Paul urishimye? Yego arishimye ko bakoze ubukwe. Kandi ntabwo nishimiye ko bakoze ubukwe ko habayemo gufungwa, nishimiye ko umugambi w'Imana wabo suwejo harya bayizanga imwe yaguye kandi suwejo. Yes, kubana kwabo si ibyejo, umugambi Imana ibafitiye si suwejo, kuko Imana ijya kubarema yari yarabiteguye kera ko bazabana. Umva nkubwire, nubwo Elsa atari kuba Miss Rwanda bari kubana. Umva ko umugambi w'Imana atari uwejo. Kandi nto kuza muri Miss Rwanda yaje atazi ko azahura nande na Kid. Ariko ishusho ya mbere izabanza kuri Jaras. Exclusive iguruka. Tuzaba twambitswe nuza ni jacket. Nzabanza nkujyane muri yani bagutera icyuhagiro. Erega ngira yanga isi
ngira yanga isi nawe ujya unkoraho gake gake ariko kiriya gihe ntabwo rwose nari niteguye nari niviriye kwa Rubangura hariya mu mujyi ndavuga nti ndanyura akana kaza namenye icyabaye urabimpisha ni izina ry'Imana twaragurutse nyakuguruka umugabo ntanga n'uyu ariko se ntiribandi riragira ngo namuhishaga ubukwe ko ari inyungu zacu twese noneho uzi kuza mu bukwe udaseka buri muntu wese wabuteguye umurakariye kugera no kubageni wakutse narakutse kide nari mwishe nabwiye kide usirete michezo n'undi munsi ntimuzongere ibi bintu rwose yeah okay félicitations kuri Ishimwe Dieudonné alias Prince Kid félicitations kuri Iradukunda Elsa imiryango yabo inshuti n'abavandimwe reka tubabwire tuti aho muri twizere ko mumeze neza cyane ubwo abatarishimiye ibi bintu bikaba nabo bihangane niko ubuzima bumera ntabwo ibyo utekereza 100% ariko bigenda kandi nakiye akazi Dereka Rwanda Limited nibo bazabaha abantu bazaba bakora igikorwa cyo guseriva no kuyobora ahantu ubukwe bwabereye nyirizina okay Dereka izabihari urakoze cyane urakoze